Rero ndabashuje mwese aho muri iburengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru, abari mu bihugu bitandukanye, aba diaspora b'inshuti zanjye mwese n'abari mu gihugu mwese no mu mujyi wa Kigali, turabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane namwe kandi turabakunda cyane. Rero uyu munsi nifuje ko tuganira ku ijambo ry'Imana ririmo rimfasha cyane. Maze iminsi numva ndi mu bihe byo kuvuga Imana kandi nkumva ari ijambo rindi ku mutima nshaka kubasangiza. Ni ijambo musanzwe muzi, ni ijambo wenda wanabyutse usoma cyangwa n'ejo wararyumvisha mu nzu y'Imana, ariko biravuga ngo ijambo ry'Imana bihora ari bishya, iby'Imana bihora ari bishya, bihora ari bishya cyane. Waryumva kuri radiyo, waryumva kuri televiziyo, waryumva kuri YouTube, waryumva ahantu hatandukanye, ariko buryo uko rije riza ari rishyashya. Rero mbanje gusuhuza abantu mwese mudukurikirana ndetse mbasabira n'umugisha w'Imana, umugisha w'Imana ukomeze kubana nawe. Rero wowe utarakora subscribe wayikora, ugakora like ndetse washaringa n'ibiganiro byacu ukabishyira mu nshuti zawe kugira nabo bajye bumva ijambo ry'Imana. Uko umwuka azakuyobora ariko uzabikora, hanyuma na comment ibikenewe. Ushobora no kwicara ukabona hari amakosa aboneka mu biganiro dukora, ukabona hari ibyo watuganiriza, ukabona hari ibitagenda neza, watwandikiye utubwira ati kuko twemera impuguro, twemera no guca bugufi, ubwo hatari ibintu nyambona bitagenda neza biriya byakosoka tukabikosora, kuko nomero yanjye biriho hariya hepfo, kandi ibigaragara ni 0888358789, ukaduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp, wakoresha na email nayo byose biba biriho, ni ukwandikamo isaiebyiringiro@gmail.com, ukabura bishoje ukatwandikira hose, ni ahantu wadusanga kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze kwamamara. Rero mbere y'uko tuvuga ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge kandi twihanganisha abagize ibyago, kandi ni benshi cyane ndabizi bari gutaha muri iyi minsi. Imana iri kwicyurira abageni bayo, imisubiza abantu uko bwije n'uko bukeye, kandi ntabwo twayikoma mu nkokora, ariko umuntu ibyo yavuze ngo ntawayikoma mu nkokora. Rero inshuti zanjye ntiriwe mvuga amazina, mwihangane, ntabwo ari ko bizahora kuba mutegereje, kandi dufite ibyiringiro bifite ubugingo by'uko tuzongera kubabona, kandi dufite umugabane mu ijuru. Imana yahabwa icyubahiro, kuko aha mu isi si iwacu, mu isi iyi si turimo si iwacu, iwacu ni mu ijuru. Niyo mpamvu Pawulo yanditse avuga ngo ubu ndaharanira ndetse ndasiganirwa gufata icyo Kristo yambikiye. Ntabwo ari njye njyenyine, hari n'abandi bose barenze kwizera kwabo. Rero aba bene data badukurwamo baba bagiye aho Imana yabateguriye, kandi natwe turi mu nzira, natwe tugiye kubasangayo, kuko muri byavuze ngo abagezeho baragwiriye baranezerwa umwana w'Imana, n'abandi bari bari mu nzira. Rero natwe Imana iduhe kuba mu nzira kugira ngo tuzasige inkuru nziza imusozi, tuzagende hari abatuvuga neza, batavuze ngo yari yaratuzengereje. Rero dushima Imana ko iri mu ruhande rwacu, mu bibi no mu byiza rero ijye itubwira ngo tuyishime. Rero mwihanganire ibibagerageza byose, hanyuma yabyara imbaraga z'Imana. Niyiba hafi y'abafite imitima imenetse inababaye, Imana ibagirire neza cyane. Rero tugiye kuganira ku ijambo rikomeye cyane. Uyu munsi nahaye intego ivuga ngo nta kintu na kimwe kizabuza umugambi w'Imana gusohora. Nta kintu na kimwe, kabone n'iyo wabona ugitegereje imyaka myinshi cyane, kabone n'iyo wabona nta nzira ubona, nta kintu na kimwe kizabuza umugambi w'Imana gusohora. Uko byagenda kose, umugambi w'Imana uzasohora ku muntu w'Imana. Nta kintu na kimwe, biravuga ngo nta bwenge nta n'ubuhanga byabasha kurwanya Uwiteka. Rero uyu munsi dufite ijambo ryiza cyane ry'uko naho byatinda, nta kintu kizabuza umugambi w'Imana gusohora. Rero nazanye ijambo rivuga ngo Imana ijya irinda ijambo ryayo, yarangiza ikarinda n'uwo yaribwiye, yarangiza ikarisohoza neza cyane, kabone naho ryaba ritinze ariko ntirijya rihera. Katubanze dusenga Imana. Mana, turagushimiye aya masaha n'uyu munota, tugushimiye kubwo ibihe byiza waduhaye byo kongera kuboneka hano kuri kamera z'Umuhuza YASIPI TV.
tugushimiye ko warinze ubugingo bwanjye, warinze igihugu cyacu, urinda itorero ryawe, urinda abantu bose muri rusange. Tugushimiye kubwo abantu bari kugenda bakira agakiza muri ibi bihe turimo, mu bihe bigoye biruhije. Tugushimiye ko natwe tugihagaze mu buntu bwawe, si uko twirinda bikomeye, ahubwo ni ubuntu n'imbabazi zawe. Rero ngiriwe umugisha wo kongera kuvuga ijambo ryawe. Ubane nanjye, abagiye kumva ijambo ryawe rigira aho ribakura, rigire n'aho ribageza. Njyewe ugiye kurivuga ntabe ari njye, ahubwo ndivuge vugishijwe nawe, kandi umuntu wese uri bwumva ijambo ryawe afashwe naryo, kandi rigira ibyo rihindura mu mutima we. Mbisabye mbyizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane 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 cyane, Imana yahabwe icyubahiro. Rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Luka ibice 2:25. Luka ibice 2:25. Haravuga ngo i Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simiyoni. Uwo yari umukiranutsi witonda, kandi yategerezaga ihumure ry'Abayisiraheli. Ngo yitegerezaga ihumure ry'Abayisiraheli. Umwuka wera yari muri we. Yari yarahanuriwe n'umwuka wera ko atazapfa atabonye Kristo n'umwami Imana. Ibi yari yarabihanuriwe n'umwuka w'Imana wera, ko atazapfa atarabona Kristo n'umwami Imana. Ajyanwa n'umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajyanye umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umuhango w'amategeko wari uri. Simiyoni aramuterura ashima Imana ati, Mwami, noneho urasezerera umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ariko witeguye mu maso y'abantu bose, ako wateguye mu maso y'abantu bose, kuba umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bw'Abayisiraheli. Imana ishimwe cyane. N'aya magambo tugiye gusoma, turaza gusoreza mu yandi magambo ari muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 12. Niho turi buze gusoreza 11 na 12, naho turi buze gusoreza, maze tugasenga Imana ikabana natwe. Rero dusomye amagambo akomeye cyane. Ni amagambo atubwiye umugabo witwaga ngo Simiyoni. Haleluya. Ngo i Yerusalemu ngo hariho umugabo witwaga Simiyoni. Ngo yari umuntu witonda, ngo kandi yaritondaga, ngo yari n'umukiranutsi. Ngo yaritondaga, yari n'umukiranutsi. Icya gatatu, yari n'umunyamwuka. Haleluya. Ngo yari n'umunyamwuka, yuzuraga umwuka wera, kuko umwuka wera ngo yari muri we. Ngo ntabwo byari ibintu byo kwishakamo, umwuka wera yabaga muri we. Urumva ibintu byaranze Simiyoni. Urumva ngo i Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simiyoni. Uwo yari umukiranutsi witonda. Haleluya. Ngo kandi ngo yahoraga ategereje ihumure ryaza mu Bayisiraheli kubw'uburetwa n'imiruho bahoragamo. We agahora afite ishyaka ry'uko Abayisiraheli baba mu buzima bwiza. Haleluya. Ngo umwuka wera yabaga muri we. Ngo ntabwo byari ibintu byo kokera, ntabwo byari ibintu byo kwishakamo, ntabwo byari ibintu byo kwihingamo. Umwuka wera yabagamo indani muri we. Noneho Bibiliya itubwiye ngo iki? Haleluya. Ngo yari yarahanuriwe n'umwuka wera ko atazava mu isi, cyangwa se atazapfa adateruye umukiza. Ibi ni ibintu yari yarabwiwe yajyanywe mu cyumba cyo hejuru arimo asenga. Ngo umwuka wera ngo yaramusanze, asanga n'abahanuzi b'Imana, aramubwira ngo ntabwo uzava mu isi udateruye umwana w'Imana ari we Yesu Kristo. Bibiliya itubwira ngo iri sezerano Simiyoni ngo yari yawe akiri umuntu ukiri mutoya. Ntabwo yari ashaje, yari akiri umusore ukibyuka ukorera Imana, kandi arihabwa
ari umukiranutsi. Numva icyo gihe hawe iryo sezerano kugeza aho ryasohora, yari akiri mu buntu bw'Imana, yari agikorera Imana kandi akigendana nayo, acyumva ijwi ryayo. Haleluya. Noneho ngo Imana amwana ngo Shasimiyo, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo uzava muri iyi si. Ibaze umuntu Imana yarebye mu Bayisiraheli bose, akaba ari we itunga Imana ikavuga ngo wowe ntabwo uzapfa udatoruye umukiza. Natangiye mvuga ngo muri iyi minsi turi mu bihe bya nyuma, abantu bari gupfa ari benshi, kandi benshi bakorera Imana, nta mupagani urimo. No mu gihe cya Simiyoni abantu barapfaga, bakabashyingura, bakicara bakirirwa barira, ariko harimo umuntu wari warabwiwe n'umwami Imana ko atazapfa adateruye umwana w'Imana. Simiyoni yavuze ati wowe ntabwo uzapfa utabonye agakiza kanjye. Haleluya. Iri ni ijambo rikomeye, kugira ngo abantu ujye uherekeza abandi bapfa bashyingurwa, uvayo ujya ku kiriya ahandi, uvayo ujya ahandi, abo mu rungano rwawe, abakuruta, aburuta, bose bagenda ureba, wowe ugasigara urinzwe n'ijambo Imana yavuze. Ijambo Imana yavuze ikaririnda, ikaririndana nawe ubwawe, yangiza ikariherekeza neza kugeza irisohoye. Simiyoni yabaye muri ibyo bihe, aba muri uwo mwuga, agendana nawo, awubamo, awuturamo, nk'uko nta gupfa guhari atarasohorezwa amasezerano y'Imana yavuganye nawe. Aravuga ngo nzahagarara ku munara wanjye, nzarindira Imana y'agakiza kanjye kuzageza aho izasohoreza umugambi wayo ku buzima bwanjye. Haleluya. Simiyoni ngo nawe agumya abo mukiranutsi Yerusalemu. Muri iyi minsi rero ikibazo kiriho ni kimwe. Imana ivugana natwe, ikaduha amasezerano, turi mu bihe byiza byo kubana nayo. Twamara kuva muri uwo mwanya aho ivuganiye natwe, cyangwa se aho iganiriye natwe, twamara kuhava tukajya mu byaha, tukajya mu bindi. Noneho ntitugire n'ubwitonzi, ntitwitonde, ntitwirinde mu byo tuvuga. Twahura n'abanyamahanga natwe tukaba abanyamahanga, twahura n'abagenzi gutya natwe tukagendana nabo, ibimanuka tukabonekana nabyo, ibizamuka tukazamukana nabyo, tugahora muri ibyo ngibyo. Hanyuma n'ejo tukajya n'imbere y'Imana, tugahora tuvanga Imana, tuvanga nyine tuyivangira. Ariko Simiyoni we biritubwira ngo nta kuvanga kwabaga muri we. Yari umukiranutsi pe mu Bayisiraheli bose, yari umusaza w'umutambyi, kandi Imana yamuvuze ataraba umusaza, akiri mutoya, ariko ahagarara mu ijambo Imana yavuganye nawe. Abantu basigarirwa bivuvatira Imana, dore imyaka irashize indi irihiritse. Simiyoni yategereje imyaka myinshi iri sezerano, kandi aguma i Yerusalemu, agumya aritonda, agumya aba umukiranutsi, agumya yuzura umwuka wera. Umwuka wera ugumya wuzura muri we. Mumvugire ngo amen. Igihe kiragera biratinda. Hari igihe Imana ijya itubwira ibintu bigatinda, Imana ijya isezeranya umuntu ibintu bigatinda, ndetse rimwe na rimwe agahura n'ikinyuranyo cy'ibyo Imana yavuze. Akenshi ibintu bijya biduca intege twebwe abarokore, cyangwa se abajya mu nzira ijya mu ijuru, nibyo hagati. Umuntu uri i Muhanga, umuntu uri i Muhanga example yivuze ngo, cyangwa se urugero, yivuze ngo ngiye kugutuza i Kigali, n'urugero, ugiye kuba i Kigali, n'urugero, ntanzi. Ikubwira Kigali City, ikakubwira n'ibyiza byayo, ikakubwira n'ubwiza bwaho uzaba utuye, ikakubwira n'umugisha uzahabonera, ariko ntivuge urugendo uzagenda uko rungana kugira ugere i Kigali. Sinzi niba mubyumvishe neza. Ntivuge urugendo uzagenda, ntikubwire niba uzagenda n'amaguru, ntikubwire niba uzatega igare, ntikubwire niba uzaparamira igikamyo, ntikubwire niba uzaca iz'ibizigu. Hari inzira ngo za hafi ku bantu bajya mu Ruhango, ku bantu bajya i Kibeho, ngo bajye bitera ngo kuzunguruka kaburimbo yose. Ntikubwire izo nzira ko, ntikubwire ko uzazunguruka kaburimbo, cyangwa se uzaca iz'ibizigu, wowe ukahita ujya mu mwuka ukizera gusa ko gahunda ari Kigali, ariko ibyo hagati ntibikubwire.
ndikubwira inzira uzanyuramo yo mu butayu. Niyo mpamvu n'Abayisiraheli ngo Imana yababwiye gahunda yo kwambuka, imaze kubabwira kwambuka ntiyababwira inzira y'ibizigu, ntiyababwira ko buzabiriraho bukabakeraho bukongera bukabiriraho bukongera bukabakeraho, ntiyababwira ko bazahuriramo n'inzara, ntiyababwira ko bazegera banacumbika imvura izabakubitira mu nzira, ntiyababwira ko bazambaramo ubusa, ntiyababwira ko n'akazi gashobora guhagarara muri iyi nzira ijya mu ijuru. Hari igihe akazi kajya gahagarara kandi Imana yavuganye nawe uri mu kazi, Imana ikavugana nawe uri mu kazi ikavuga ngo ndakuzamuye, aho kugira uzamurwe mu kazi bakakwirukana ukajya kwicara mu rugo. Imana ikavugana nawe ngo uziga, Uwiteka ndirahiye uziga, ejo bakakwirukana ukaza ukicara umwaka umwe cyangwa amezi, wangiza ukavuga ati bahanuzi bamvangiriweho, Imana ntabwo ijya ikora ibi, ntabwo Imana ariyo yakoze ibi, ntabwo Imana yabigenza uku. Kubera iki itabigenza uku? Hano mu maganya ya Yeremiya ibice 3 umurongo wa 32 3 1 3 2 3 haranditse haravuga ngo kuko Imana itanezezwa no kubabaza umuntu iteka, ngo kandi naho yababaza umuntu kubw'imbabazi zayo nyinshi izamugirira ibambe. Ariko se urumva itajya ibabaza umuntu? Haleluya! Ibintu by'Imana biragora bene data. Ndi ku ijambo Simiyoni mu gihe cy'abantu barapfuye cyane. Simiyoni niwe wari usigaye ari we musaza mukuru hano muri Yerusalemu, niwe wari mukuru. Nabwo icyari gitumye agumya kuba mukuru nuko yari yararinzwe isezerano Imana yamuhaye. Rero wowe muri izo situwasiyo zose wahuye nazo z'ubutayu, wazitwayemo ute? Wagendanye n'Imana ute? Haleluya! Imana ivuga iby'imbere ariko ntigitubwira ibyo hagati. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ducika intege, niyo mpamvu rimwe na rimwe tuyivovotera, rimwe na rimwe tukayivaho, rimwe na rimwe tukayituka, tukayifataho umwanya wo kuyituka. Hari n'abajya bayishiruka isoni bakaza bakabwira ati ngewe ngo haya amezi 3 utaransubiza ngo nje kugusezera yararenze. Uko wasenga ushinze umutwe, wamanika amaguru, wakurira igiti, igihe cy'Imana kitaragira nk'iki cya Simiyoni nta kintu cyabaho. Cyakoze Imana yakurinda ikarinda icyo yavuganye nawe ikakurinda, kuko ijya iturinda turi abanyabyaha, ijya iturinda turi abanyantege kandi tugirira neza. Ariko ikitonderwa, Pawulo yavuze ngo muri ibyo byose bitugerageza, muri ibyo byose tunyuramo, Imana igica akanzu. Muri uru rugendo Imana igica akanzu. Imana iyo turimo tugenda mu nzira zisanzwe, tugenda hari aho tugera hari isantere, hari aho tugera hari igishanga, hari aho tugera hari akandi gasantere gashyushye, hari n'aho tugera hari agasantere gaciriritse, hari aho tugera hari agasantere gafite umuriro gashyushye bye, hari n'aho tugera noneho ishyamba. Niko n'uru rugendo rujya mu ijuru rumeze, niko n'iyi nzira turimo ikomeye niko imeze. Hari igihe umuntu aba agenda ari muri iyi nzira akagera mu gasantere karimo ibyo kurya n'ibyo kunywa, icyo gihe akarya akananywa, byangombwa akanambara, ariko bidakwiye ko urugendo rugikomeye. Akongera akagenda agacika intege, ibyunzwe byinshi, amarira menshi, timba, kubabara, gushyushya ubwongo, abana barabaho batenziga gute, ndishyura inzike. Ejo ukagenda ukongera ukagera mu gasantere nako ugasanga Yesu akwishyuremo utudeni ariko bidakweho kugikomeje urugendo. Harimo udukiyosike mu nzira tugeramo tukanywa amazi, Imana ikaguha amazi ukayanywa, ariko urugendo bidakwiye ko urugendo kirukomeje. Bibiliya itubwira ngo umukristo n'abyiringiro bari mu rugendo bahuyemo n'intambara nyinshi, muzasoma aya magambo, ariko urugendo rwari rugikomeje. Bageze n'ahari inzira ebyiri ariko urugendo barugumamo. Igihe turimo nicyo kwihangana, kabone n'iyo Imana. Hari ijambo maze iminsi rimfasha nk'iri ngiri ndi kuvugaho, ijambo rivuga kugambirira. Ku buri muri urwo rugendo rukomeye rushaririye, ukagambira kutiyanduza, ukagambira kugomeza kurinda ijambo n'ubuhamya bwawe, ukagumya ukaburinda kugeza Imana ikugejejeho ishaka ko ugera.
amen. Simiyoni yarategereje nk'uko nawe utegereje, ariko aho mutandukane Simiyoni yaritondaga. Dufite ikibazo muri iyi minsi, umukristo arasenga akuzura umwuka wera ariko kumva ngo yarwaye, runaka yarwanya amenya umuntu ijisho, kandi ngo ni umuririmbyi cyangwa se ni umudiyakoni yarwanye. Uyu mugabo Simiyoni yaritondaga yuzuraga umwuka wera. Nta muntu wuzura umwuka wera urwana, no. Petero ataruzuzwa umwuka wera, muzi ibyabaye, ngo bafashe Yesu mu mashinga, ugahita afata inkota akubita umuntu ugutwi guta hasi. Yesu aragutora kumusubiza, abwira Petero, avuga ati Simoni Petero, please, ntabwo ari ku rugamba barurwana, urimo urarwanisha umubiri. Ntabwo uru rugamba turi kurwana ari urw'umubiri, urugamba rwo mu buryo bw'umwuka. Ntabwo turwanisha umubiri, ntabwo turwanisha umubiri, ntabwo duterana ibipfunsi. Uzi kumva umukristo afunze ngo ari muri ribu ngo yarwaye, umukristo ngo yibye umuntu ngo yamutekeye umutwe ngo bari kumukurikirana, inzego ziri kumukurikirana, nta mwuka wera ukurimo, nta n'ubukristo bukurimo. Niturangiza tujye ku mavi dusenge ngo runaka bamukozi w'Imana arafunze. No, ntabwo ikihutirwa ari ucyo. Imana icyo ishaka nuko twe dukizwa tugahinduka, tugahagarara ku munara tukaba nka Habakuki. Habakuki yamaze kumenya ko Imana ifite umugambi, avuga ngo ngiye guhagarara ku munara wanjye maze nyirindire kuzageza igihe izambwirira. Simiyoni rero ngo yari yarabwiwe n'umwami Imana ko uko byagenda kose, naho yanyura mu mazi, naho yanyura mu muriro, aho yanyura hose, yahura n'impanuka, yanyagwa n'ibyo atunze, yaburara ubusa, yaseba, yari afite isezerano ry'uko atazapfa adatuye umwana w'Imana. Kandi koko ngo umunsi umwe ngo umwuka wera aramusanga ari we mu rugo, ngo amuzana mu rusengero. Haleluya! Kuko ngo ijwi ryavuze ati ntabwo uzapfa udatore kuri Kristo. No, tuzapfa utabonye ineza y'Imana, tuzapfa Imana itaguhanagura amarira, ntabwo uzapfa Imana itaguhaye ahuba, ntuzapfa Imana itaguhaye icyerekezo cy'ubuzima, tuzapfa Imana itagushyigikiye, ntuzapfa Imana itanesheje umutima wawe. Aya masezerano yabaga mu mutima we. Nawe hari ibyo Imana yavuganye nawe, nje kukubwira ngo niba ari Imana yavuganye nawe, Imana ntabwo izemera ko upfa idasoje umugambi wayo, izakurindana n'ijambo ryayo. Amen. Rero ngo uyu Simiyoni ngo umwuka wera amuzana mu rusengero, aravuga ati uyu munsi ntusibe amateraniro. Yarageze mu zabukuru rwose, ngo nta mbaraga z'umubiri aragifite, kugira ngo ari muri pasiyo, ariko ntabwo aragikunda guterana buri munsi, ntabwo arakiyobora amasengesho. Yari ari muri pasiyo, yari aho kiruhuko cy'izabukuru, ariko umwuka aravuga ati please va mu rugo ujye mu nzu y'Imana. Rero hari igihe leta cyangwa se itorero rijya rishyira umuntu muri pasiyo, ariko umwuka wera we ntabwo ajya ashyira abantu muri pasiyo. No, uko byagenda kose habaho za pasiyo z'izabukuru, ikiruhuko cy'izabukuru, ariko ntabwo umwuka wera ajya avuga ngo wakiruhuko sinzongera kuvugana nawe, sinzongera kujya ngusura, sinzongera. Imana ivugana n'umuntu wayo uko byagenda kose, nta kiruhuko Imana igitanga. Simiyoni rero yari ari muri pasiyo ariko y'abantu y'itorero, ariko ntabwo yari ari muri pasiyo y'ijuru. Amen. Arangije abwirwa n'umwami Imana ko atazapfa adatera umukiza. Ngo umwana Yesu yari yujuje imyaka, iminsi 8. Mu mategeko yari ari iki gihe iminsi 8 yashiraga, bazanaga umwana mu rusengero kumusengesha cyangwa se kumukebesha, bitaga nko gukebesha, bakazana umwana mu rusengero iminsi 8 ishize. Urumva ni icyumweru kimwe. Mwumva abantu bake ibyo basengaga. None ubu ngubu ubu tuvugana, umuntu asigaye byarakamara imyaka 3 ataraza mu rusengero, akazama atwite, imyaka 3 igashira ataraza mu rusengero, cyangwa agakubita umwaka. Noneho hari n'ugira umwana akarinda agira imyaka 10 umwana ataramusengesha kandi ari umukristo. Umwana ataraza mu rusengero ngo amurambikeho ibiganza bamumanure. Abantu ba kera barasengaga bakazera n'Imana, kandi ibintu byabo byabaga biri mu mucyo, byabaga bigenda bimeze neza, biri mu mwuka w'Imana nyine. Ibaze nawe kugira ngo ubyare. None twebwe iki gihe turimo, na leta itanga amezi 3 ku mubyeyi wabyaye, ariko sinzi uko bijya bigenda. Ugasanga umuntu akuze imyaka, avuye no muri konje,
y'amezi 3 akomeje akazi, ariko kuzana umwana mu nzu y'Imana biragatsindwa. Yarabikwibye, byabaye ingume kuri we, kandi Imana yavuganye nawe, umwana we hari ibyo yamumubwiyeho, kandi wenda nawe iyo nda hari ibyo yayivugiyeho by'uko umwana azaza mu nzu y'Imana. Icyo ni ikindi cyigisho tuzavugaho, ariko uyu mwana yarijuje iminsi 8, ubwo ni icyumweru kimwe. Bamuzanye mu rusengero, Simiyoni nawe yari yavuye mu rusengero batamuteguje, ahubwo yari yavanywe mu rugo n'umwuka wera ngo uyu munsi gusa amateraniro yajyemo. Araza arazinduka, ngo ahageze ngo ababyeyi baza gusengesha umwana. Simiyoni rero bamuzanira umwana ngo namuterure abe ari we umusengera kuko yari umushumba. Simiyoni akimuterura ahita akorwaho n'umwuka w'Imana, ahita akorwa ku maso, ahita yumva ijwi ry'Imana. Reka mbabwire, umwuka wera nazo uzahita umenya ibisubizo byawe ko byaje. Ibisubizo nibiza ntabwo bizakuyobera kumenya ko ibisubizo byaje. Bizatinda, bitinde, bigumiyo, ubitegereze, imvura ikunyagire, ndetse abamuzi bahanure, nawe ubyerekwe, ubibwirwe, n'abana byawe babigusubiriremo, n'umugabo babigusubiramo cyangwa umugore babigusubiriremo, umuntu wese bimunyuremo, n'utarota birote, ariko igihe cy'Imana nikigera nawe uzamenya ko cyageze. Simiyoni nta muntu wamurira urwara avuga ngo uyu mwana ni wowe wariye, uyu mwana ni wane. We akimara kumuterura, akimara gukica umwana, akimara kumufata mu biganza gutyo, yahise arambura amaboko ashima Imana, aravuga ngo ushimwe Mana ko mbonye agakiza kawe. Haleluya. Wari waransezeranije ko nzaterura umwana, waravuze ko ntazava mu isi ntabonye ineza yawe, waravuze ko ntazapfa ndateruye umukiza. Hari abari bavuze ko ntacyo nzimarira, hari abari bavuze ko nzapfa ndi mayibobo, hari abari bavuze ko nzabimbwiraho, ariko ndagushimye kunyeretse agakiza kawe. Haleluya. Aragira umurira y'ibyishimo, hari abantu bajya bagira amosiyo bakarira babonye agakiza k'Imana. Simwe navuga ngo Mana ndagushimye ko mbonye agakiza kawe. Kurura bya bibazo urimo, kurura intambara uri kurwana, kurura umuraba uri guhurana, kubona ijwi ry'Imana n'ibisubizo by'Imana bikuzira, bije bigusanga. Erega igisubizo cy'Imana ni cyiza, hari aho uzahurira nacyo. Hari igihe umuntu hari igihe umuntu Imana imubwira amafaranga, yajya ahura n'icyatsi agatora agira ngo niyo, yahura n'ikibazo akagitora avuga ngo niyo, ariko hari igihe bizasobanura. Tugiye gusoreza mu ijambo nababwiye riri muri Yeremiya, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya mbere umurongo waho, ibice ni bibiri, umurongo wa 20, wa 11, ibice ni bibiri umurongo wa 11, turasoma na 12. Haleluya. Yeremiya ibice bibiri, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 11 n'uwa 12, maze dusenge Imana dusoze. Numva nafashijwe cyane, nafashijwe numva nta bindi bintu byinshi mfite byo kuvuga, usibye kubareka umwuka wera akaba ari we ubasobanurira. Yeremiya igice cya mbere umurongo wa mbere, igice cya mbere 11, 12, haravuga ngo ijambo ry'Uwiteka renzaho riti, Yeremiya we uruzi iki? Maze ndavuga nti nduzi inkoni y'umurinzi. Maze Uwiteka arambwira ati, waroye neza, kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ndi ku ijambo rivuga ngo Imana irinda ijambo ryayo, ikarinda Nuwo yaribwiye, ikariherekeza neza kugeza Risohoye. Yeremiya ngo yajyanywe n'umwuka wera mu iyerekwa. Aha yari agihamagarwa, ngo ijwi ry'Imana rimujyana mu iyerekwa. Arangije ngo riraza avuga ati, Yeremiya ubonye iki? Yeremiya avuga ati, mbonye inkoni y'umurinzi. Haleluya. Rirongera mu bwa rwa kabiri ngo Yeremiya ubonye iki? Ese waroye neza? Witegereje, banza urebe neza. Arareba, arangije ngo ijambo cyangwa se ijwi ry'Imana riramubwira ngo iriya nkoni ubonye niyo ndindisha ijambo ryanjye nkaririnda,
Ikaririnda kugeza Risohoye. Imana irinda ijambo ryayo mwene data. Simiyoni Imana yavuganye nawe, irangije irinda ijambo yavuganye nawe. Irinda ubuzima bwe, irinda ubugingo bwe, irinda umuryango we, irinda inshuti ze, irinda abana be, irinda umugore we, iramurinda ari umusiribateri arinzwe n'iryo jambo. Haleluya. Ndetse ahangaha dusomye ku gice cyayo cya 3, Imana njyavuga ngo Yiremwe ubonye iki? Ava ngo ndabona inkoni ibira, umunwa wawe ubira werekeje ikasi. Imana avuga ati ibyago bigiye gutera muri iki gihugu biturutse impande zose, ariko bizagusa. Haleluya. Wowe ntacyo bizagutwara kuko ari cyo navuganye nawe. Imana irinda ijambo ryayo, ikarinda n'uwo yaribwiye. Tukiri hano ku gice cya mbere. Ku gice cya mbere cyarema mwumva ukuntu Imana irinda. Ku murongo wa 18 avuga ngo kuko uyu munsi nakugize umudugudu w'igihome cy'inkingi y'icyuma n'inkike z'imiringa, igihugu cyose n'abami b'Ubuyuda n'ibikomangoma byaho n'abatambyi baho n'abaturage baho bazakurwanya ariko ntibazakubasha, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo murokore. Ni Uwiteka avuga. Aya ni amagambo Imana ijya ivugana n'umuntu wayo, bidakuyeho ko yavuze ko izamugirira neza. Imana abwira Yeremiya avuga ngo Yeremiya, iki gihugu urimo uzarwanywa n'abayobozi b'itorero, uzarwanywa n'abakristo, uzarwanywa n'abapagani, ingeri zose zizaguhagurukira, abakijijwe n'abadakijijwe, abubaha Imana n'abatayubaha, bose bazakubera amasubyo, bazakubera insuti, bazakugerageza, bazakurwanya, ariko nzarinda ijambo ryanjye ndirindishije ya nkoni. Nta muntu n'umwe uzagira icyo agutwara. No, nzarinda ijambo ryanjye, nzarinda nawe ubwawe, nzakurindana n'umuryango wawe. Hari umukecuru wigeze atanga ubuhamya ngo Imana yaramubwiye ngo izamurinda mu gihe cya Jenoside, iramubwira ngo nzakurinda. Imana irinda umuntu wayo, ikamurinda ibyago, ikamurinda. Uzi ko umuntu ajya akora agisida ari kuri moto, umumotari umutwaye agapfa wagasigara, cyangwa se umumotari akaba avuzweho n'Imana wahetse agapfa wagasigara, ukaba uri mu modoka igakora impanuka abantu bose bagapfa ukayisohokamo uri umwe, kubera ijambo ry'Imana. Ejo bundi mwumvishe impanuka yabaye indege, ngo hari umudamu ngo yasanze indege yagiye nawe yayakatishije iyo ndege, aratongana aravuga ku kidege yansize, kuki yansize. Ba bantu bose bagiye baguye mu ndege warasigara. Imana irinda umuntu ikamurindira mu busa mu bintu bitagaragara, kubera ijambo yavuganye nawe. Simiyoni Imana yaramurinze. Haleluya. Iramurinda, irinda n'icyo yavuganye nawe. Ndi ku ijambo ivuga ngo Imana irinda ijambo ryayo, ikarinda n'uwo yaribwiye, yarangiza ikariherekeza neza kugeza irisohoje. Izaturinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. Imana irinda Isiraheli, iyo iri maso ntisinzira. Wikongera gufata umwanya wibaza ku Mana. Shaka uburyo wakora ibinezeza umutima wayo. Shaka uburyo wabaha Imana ari yumva yishimye. Wireba ku bantu, wihanga amaso ku by'isi, wivuga ngo na runaka aranyanze, niwe wandiriraga ishuri, wivuga ngo na runaka arankuye amaboko, niwe wangaburiraga. No, Imana irinda ijambo ryayo, ikarinda n'uwo yaribwiye. Yabwiye Yeremiya ngo ibyago bizatera muri iki gihugu, bazakurwanya, abaturage bakurwanya, ariko ntawe uzarwanya imvugo yanjye, ntawe uzarwanya icyo navuze. Nzarinda. Iyi nkoni wabonye
nigiye kurinda ijambo ryayo. Imana ijya irinda ijambo, ikarinda n'uwo yaribwiye. Umubyeyi bakunda kumwita intare ishaje cyangwa intare y'ingore, ubu ngubu noneho ntabwo akiri intare ishaje, byahinduye isura. Niyo waririmbye avuga ngo burya nta kigeragezo na kimwe kitagira iherezo, iyo ucyitwayemo neza kigusiga uhagaze. Uratukwa, ukanagwa, ariko ukagumya ukarindira Imana. Haleluya. Gahunda ni ukurindira Imana, tukaba nk'abakuke, tukajya dukubitwa, inkuba ziradukubita, ibigeragezo bikaba byinshi, umuntu akajya yicara avuga ngo ariko Mana. Hano yageze igihe we ngo akajya anasenga. Ibi tusenga tuvuga amagambo menshi, hari igihe kigera nayo agashira ivuga, ariko Imana ikagumya ikarinda ijambo ryayo. Ikarinda n'uwo yaribwiye. Kabone n'iyo abantu bagufataho ijambo, kabone n'iyo abantu bose bakwanga, kabone n'iyo mu muryango baguha akato, kabone n'iyo n'abana babyaye bagukubise kudeta kakweguza, kabone n'iyo n'umugabo wawe yagukubita ishoti akagukuzaho, kabone n'iyo n'umugore ashatse agukubise w'inyuma, ntabwo bikuraho ijambo Imana yavuze. Haleluya. Tekereza umusaza Aburahamu uko byagenze. Ageze mu zabukuru, Imana irarinda, irariherekeza kugeza irisohoye. Imana irinda ijambo ryayo, my friend. Imana irinda umuntu wayo, ikamurindira n'icyo yavuganye nayo. Niyo mpamvu Baramu ajya kuva mu bwoko bw'Imana, yabanje abwira Baraki, aravuga ati aba bantu please witonde, ntabwo basanzwe, aba ni abantu bakomeye. Uyu munsi uri kubareba ukabona ni indibwa, ukabona ni inzare, ariko hari icyo Imana yabavuzeho. Duhaye Imana icyubahiro. Uyu munsi rero Yesu agiye guhindura amateka y'abantu be. Tugiye gusenga Imana, kurura impfu Imana imaze kugutambutsa kubera ijambo yavuganye nawe. Kurura abantu bose umaze guherekeza ku irimbi, baba bo muva inda imwe, baba bakubyaye, baba nabo wabyaye, ukagumya ukabintaragarira, ukarwara, ukaremba pe, ukagera ariko ejo ukabyuka kubera ijambo ry'Imana. Fata umunota umwe utekereze ibyo Imana igenda igukorera. Hari umuririmbyi yavuze ngo uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza, bariyo migisha nonaha Imana yakugabiye. Uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza, hari abakurushije amajyambere, ariko aya Yesu niyahebuje, erega imigisha ufite mu ijuru ngo ntawayigura nuko yugura. Haleluya. Bariyo migisha nonaha Imana yakugabiye. Uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Bari imigisha Imana y'ibyo yagukoreye. Nubwo uri umukene, nubwo wanzwa akaba ntawe ukikunyuramo, ariko ubayeho ute, urya ute, wambara ute, wishyura inzu iki, iyo nzu weshejwemo nande, urwo rugo rumazemo imyaka ingahe? Reba igihe umaranye n'Imana ugendana nayo usuzugurwa, ikihangana ikakureka ukagira ngo ntabwo ibireba. Bivuga ngo n'urushishi rw'umukara ruri mu ibuye ry'umukara, ruri ahantu hatabona, narwo ibirureba. Kurura umuntu Imana yaremye mu ishusho yayo,
ikarema ibintu byose bikamwitondera, yarangiza ikakugira umuhanuzi uhanurira amahanga, ikaguhamagara, ikagutoranya mu muryango wawe wose, ikagukuramo ivanga, wowe uzaba umukozi wanjye, uzamvugira, kabone naho haza abandi. Haleluya. Akaguhamagara uri mugufi cyangwa uri muremure, uri inzobe cyangwa uri igikara, ariko akaguhamagara nta ngingo ufite ikurengera, akugera imbere ye akakurengera, akaguha ubwiza bwe, akagusiga ikirungo kirenze cya sante, akakugirira neza. Rero ijambo nanifite ndarishoje. Ntakizabuza umugambi Imana gusohora. Imana indi ijambo ryayo. Yabwiye Yeremiya ngo yere mubonye iki? Yeremiya avuga ngo mbonye inkoni y'umurinzi. Mbonye inkoni. Imana avuga ngo iyo niyo ndindisha ijambo ryanjye. Iyo niyo ndirindisha. Irongera imujyana mu iyerekwa. Ndibona inkoni ibira, umunwa w'urugara rwayo rwerekeje ikasikazi. Imana avuga ngo ibyago bigiye gutera bivuye ikasikazi, biturutse impande zose. Bigiye gutera muri iki gihugu. Bigiye gutera abantu bose. Bigiye kuzura. Ariko wowe nzakurinda. Irangije avuga ngo kandi abami b'Ubuyuda, abatambyi, abaturage baho, inshuti z'umuryango, inshuti zawo, abo munsi ibere rimwe, abo mwakoranye, abo mwiganye, abo mbese ingeri zose bazakurwanya, ariko ntawe uzakubasha, kuko nakugize inkike, nakugize umuntu ukomeye. Yesu niba arakugize umuntu ukomeye, ihanganira urugamba, ihanganira igicuku, utegereze igitondo. Uko byagenda kose, inkoko ibike ntibike, amaherezo ni ugucya. Na Simiyoni yategereje imyaka myinshi, birangira icyo Imana avuganye nawe igisohoje. Inshuti yanjye rero, ntiwongere kwivovota, na wa murwayi amaze imyaka 38, na wa mubyara umaze imyaka 12 afite uburwayi bw'umugongo. Yesu yarageze biratungana, ntabwo uramara iyo myaka yose, kandi naho wayigeza ntabwo uragira imyaka nk'iya Simiyoni. Simiyoni yategereje imyaka myinshi igera muri 100, ategereje ijambo ry'Imana, ategereje icyo Imana yavuganye nawe. Aburahamu ategereje imyaka ingahe? 90, ategereje ijambo ry'Imana. Wowe utegereje imyaka 2, 3, 4, 10, 15, umutwe warawutaye, ngo Imana ntage kuzi. No, hamwe tuze, wongere ube umukiranutsi, wongere witonde, subira mu bwitonzi bwawe. Pawulo yavuze ngo nukwihana ibyaha byawe bya kera, maze ukabirobera ishya. Ongera ubirobera ishya imbere y'Imana. Amasezerano yaratinze, urangije nawe urirwanirira, ariko ururwana biranga. Ugira intege nke z'umubiri, urisayisha, ariko Yesu yicaye ateze amaboko ngo ugaruke akwakire. Garuka kwa Yesu akwakire. Niyo nshuti nziza itajya iduhana mu byago no mu makuba, yewe naho muri mabuso agusanga yakabana nawe, ndetse mu bihe bikomeye abana nawe. Ahandi abantu batari Yesu abana nawe, aho abantu bari Yesu abana nawe, naho batarabana nawe. Garukira aho ngaho, ugarukire Yesu. Birashoboka ko Yesu yaguhaye amasezerano ye, ariko aho yayaguhereye si ugihagaze. Wamaze kuba nka Efurayimu, wivanze n'abanyamahanga bakumaramo imbaraga, ubu wabaye igikatsi. Utangira kumenya imvi z'intarutaru, utangira kuvuga Imana uko iri n'uko itari. Izi mvi z'intarutaru ni ibyaha bitandukanye. Yatangiye gukora ibyaha bitandukanye, nta cyaha yagitinya, icyo yahuraga nacyo cyose aragikoraga, bya bindi byose arabizirura, kubera ko umusozi wamubanye muremure. Hari igihe umusozi uba munini, ubutayu bukaba burebure, umuntu agahita abigiharamagara, akabikirara, akabiniga, agacana ku maso, akajya avanga ibintu byose. Ariko garukiraho, Yesu ateze amaboko. Rero tugiye gusenga Imana. Amahoro y'Imana rero abane namwe. Mwebwe mwari mucitse intege, nimukomere. Mwe mwari mubuze ibyiringiro, nimukomere. Yesu aracyafite gahunda, kandi azabagirira neza. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atari umujyanye. Kandi Yesu avuze ngo inzira aho njya murayizi. Hari uwijijishije njyewe ntayo nzi. Inzira ni nyinshi muri iyi si. Uciye arahinguka hari, unyuze arahinguka hari. Iyo nzira ni iyihe? Ni iyihe? Yesu aravuga ngo ndababwiza ukuri. Haleluya. Umuntu utanyizera, basi yizera ibyo nkora. Niba utanyizera, izera ibyo nkora. Niba utabonye n'ibyo nkora, basi wizere n'abakize. Ngenda kwemera Yesu cyane, mwemera cyane. Hari byinshi wankoreye, ndateze kwibagirwa, kandi n'ubu uracyakora, kandi izakomeza ikora kugeza tuvuye mu zidutashye iwacu mu ijuru. Kuko inaha nubwo twakubaka za etaje, kadasiteri, nubwo twajya mu Bubiligi, mu Faransa, muri Amerika, Aziya, gahunda ni mu ijuru ku Mana Data. Cyakoze tukiri mu isi, turacyafite igihe mu ntambara, Imana izagenda iturwanirira hamwe n'ibyo byose.
hanyuma rero twongere dusaba Imana iduhe umwuka wera uduhe kwihangana ibyo byose, gutegereza ijambo ryayo, gutegereza ijwi ry'Imana. Imana rero iduha n'umugisha. Reka nsengane namwe mwese mwumvishe ijambo ry'Imana ndetse mvuga ngo Imana ikomeze kubagirira neza. Mana y'agakiza kacu, uri Imana ishobora byose, twumvishe ijambo ryawe, twumvishe ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga. Ijambo ryawe ryatugezeho twari dupfuye riratuzura. Ijambo ryawe ryatumye twongera kugaruka muri sisiteme y'umwuka wera. Ijambo ryawe ryatumye twongera kugira ubuzima ntabwo twari dufite tutagufite. Uyu mwanya twazuwe n'ijambo ryawe, ubu turi abagabo nyabwo guhamya imbaraga zawe. Uyu mwanya rero dusomye ijambo ryawe, ryatubwira uburyo cyurinda ijambo ryawe, ritubwira uburyo cyurinda Nuwo waribwiye, ritubwira uburyo cyunariherekeza neza kugeza urisohoje. Nsengera abantu bose bumvishe ijambo ryawe. Oh Yesu umwana w'Imana, ongera ubahe izindi mbaraga bari baracitse intege, ongera uhe imbaraga bari batendebutse, ongera uhe imbaraga abari banamutse, ongera uhembure abantu bawe, ongera uhembure itorero ryawe, ongera uhembure abakristo, ongera uhembure abadiyakoni, ongera uhembure abaririmbyi, ongera uhembure abari mu ishyamba ry'inzitane ry'ibigeragezo, ongera uhembure ababuze imiryango, ababuze inshuti, ababuze abavandimwe, ongera uhembure imitima yabo, wongera ubagaruze ineza yawe. Hari abavuye mu buntu bwawe, hari abatakijijwe babivuyemo ndetse bakwizeraga cyane ariko uyu munsi byaranze. Ongera ubasange, ijambo ryawe ryongere ribakoreho. Uyu mwanya rero nsengeye n'abakurindire bakaguma ku misozi, bakaba nka Habakuki, bakaba nka Simiyoni. Ndabasengeye ngo basubirize amasezerano, hanyuma bari bacitse intege n'abari bamaze impamba y'urugendo, wongere uyibahe bakomeze urugendo. Urakoze mwana w'Imana. Ngaho nsabiye abantu bose n'igihugu cyacu n'inshuti zacyo ndetse n'abari hanze yacyo, mbasabiye umugisha wawe ngo ukomeza kwagura imbago zabo, ukomeze kubageza aho ushaka ko bagera, kandi abafite indwara uzikize, abahuye n'impanuka ubagabanyirize uburibwe uborohereze, ababuze ubwishyu bafite amadeni bishyurira amadeni, abafite ibibazo bikomeye, abafite ibibazo byo kutagira umwuka wera, bayoborwa n'umubiri wabo na kamere, byose bibakureho bayoborwe n'umwuka wawe. Urakoze mwana w'Imana. Ngaho bana natwe mu ijambo ryawe, kandi nanjye uvuze ijambo ryawe nk'umugisha wawe, kandi nizeye ko mwana w'Imana ari icyo ukoze. Ngaho icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha nshuti zanjye, ndabakunda cyane. Amahoro y'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe, kandi ubuntu bw'Imana bubane namwe. Ibyo mukora byose bibe byiza, hamwe n'umutendebutse Yesu yongera abaha izindi mbaraga, kandi namwe mwari mwabuze epfo na ruguru, Yesu abaha icyerekezo cy'ubuzima. Hanyuma rero amahoro Imana itanga aruta umuntu wese yakibwira, arinde imitima yanyu, arinde n'ubugingo bwanyu none n'iteka ryose. Amen.